dushimye iyera, dushimye umwami w'abami, dushimye gitare cy'amahanga. Mana turagushimiye, turaguhimbaje kubw'uyu mwanya mwiza kandi itwongeye akandi gaciro keza ko kuvuga ubwami bw'Imana. Ni Rukundo Emmanuel Prophet, ndanezerewe cyane kubana namwe, ndanezerewe cyane kongera kugaruka iruhande rwanyu tuvuga ubwami bw'Imana. Tugiye gusoma amagambo meza yanditse muri Zaburi 125. Aratubwiye ngo abantu biringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ngo ahubwo ruhamye iteka ryose. Ngo nkuko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agose abantu be, uhereye none ukageza iteka ryose. Uwiteka ugira neza abeza ibyiza n'abatunganye mu mitima, ariko abiyobagiza mu nzira zabo zigoramye Uwiteka azabajyanana n'inkozi z'ibibi. Amahoro abe mu Bisiraheli, amahoro abe ku buzima bwawe, amahoro abe mu byo ukora, amahoro abe mu byo utekereza. Ijambo rije ritubwira ngo abantu biringiye Uwiteka. Ese ni bantu bameze gute? N'abantu biringiye Uwiteka ngo bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyega nshuti, ngo ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Ngo nabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye, uri igihome kinkingira ku manywa na nijoro. Mbega Imana niyo igigukingira. Nuzuye ijambo rivuga ngo ukwiriye kwiringira Imana no mu bibazo uri gucamo, no mu ntambaro uri gucamo, no mu bikugoye uri gucamo. Uhawe ikaze kugira ngo wongere wiringire Imana, kuko iri jambo ni we rije rigenewe, rije rikumenyesha ngo abantu mbega bameze nk'umusozi wa Siyoni. Mbega ntabwo bajya basha kunyeganyezwa n'amakuba, ntabwo bajya basha kunyeganyezwa n'intambara, ntabwo bajya basha kunyeganyezwa n'ibigeragezo bya hato na hato, kuko bameze nk'umusozi hatera haleluya wa Siyoni utabashiga kunyeganyega. Ngo ndabwira Uwiteka nti ubuhungiro bwa, uri igihome kinkingira ku manywa na nijoro, uri Imana yanjye. Gerageza gutangariza ibibazo, gerageza kubwira ibikugoye, gerageza kubwira ibikuruhije, ubibwire ngo njyewe niringiye Imana kandi meze nk'umusozi. Ibikunyeganyeza ubisezerere, ubibwire ngo njyewe niringiye Imana ntacyo nza. Mbega uri umugabo wo guhamya gukomera kw'Imana ahantu hose uhagaze, kuko ijambo rije ritubwira ngo abantu bo biringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyega. Ndanezerewe cyane. Mbega iri jambo riri kunyubaka mutima wanjye. Natekereje ku kantu gato ndibasa ngo ariko ubundi ni bandi bakwiye kwiringira Imana? Icyambere nabizera, kandi abantu bakwiye kwiringira Imana ni umuntu wese ukiri ku isi. Umuntu wese Imana yaremye mu ishusho ye akwiye kubaho mu buzima bwiringira Imana, kuko kwiringira Imana ni ubuzima bwiza, kandi kwiringira Imana ni ukubaho mu buzima bw'umukristo ufite ibyiringiro byawe ubihanze kuwiteka. Amina cyane. Mbega icyama ubuzima bwawe urimo n'intambara uri kurwana n'ibibazo ufite no mu mibereho uhagazemo, ukiringira Imana, kuko niwiringira Imana izakubana nawe. Kandi buriya ngo abantu biringira Uwiteka, aba bantu bo bameze nk'umusozi wa Siyoni. N'iki gihe gikomeye abantu ngo bari kwiringira Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashiga kunyeganyega. Mw'iyi minsi igoye abagenzi, abantu biringiye Uwiteka Imana ntabwo bazishwa n'inzara, abantu biringiye Uwiteka Imana ntabwo bazayoba, abantu biringiye Uwiteka Imana naho ibyago n'intambara byaza abantu bararinzwe, abantu biringiye Uwiteka Imana naho akaga n'amakuba byaza aba bantu bazahishwa munsi y'igicucu cy'amababa y'Uwiteka. Aba bantu biringiye Uwiteka Imana ni ubw'ibibazo byaza bikanyeganyeza abandi, abangaba Imana izabarinda. Tera haleluya. Abantu biringiye Uwiteka Imana nubwo ibibazo byasa ari byinshi bikaza ari uruhurirane, ntabwo bateze kuzagira ubwoba, kuko biringiye Imana. Erega shuti muvandimwe, niki cyaguteye gusubira inyuma? Niki cyaguteye gutakariza Imana icyizere? Niki cyaguteye kumva umutima wawe warataye ibyiringiro? Ariko uyu munsi wa none ndagira nkubwirire ijambo rikomeye. Uri umuhamya wo kwiringira Imana, uri umuhamya wo guhamya gukomera kw'Imana. Ahari cyatumye Uwiteka Imana gusigaza, ahari cyatumye abandi bapfire wowe hakirira, ni ukugira ngo wiringire Uwiteka Imana. Ahari cyatumye abandi bapfa wowe Imana ikakurinda, ni ukugira ngo uyiringire. Ahari cyatumye uyu munsi ugihumeka wibuke mu bihugu bigiye bitandukanye hari abantu bari gushakisha amahoro bayabuze, hari abantu mu munsi ubuzima bwatanze. Ariko ndagushishikariza ubuzima bwawe ni wiringira Imana, nupfuka mugasenga Imana, Imana izagutabara. Abantu biringiye Imana ntabwo bazayoba, abantu biringiye Uwiteka Imana ntabwo bazigera bamwara, abantu biringiye Uwiteka Imana Imana izabarinda, abantu biringiye Uwiteka Imana nta ibyago byaza. Aba bantu barashinganye, abantu biringiye Uwiteka Imana
naho amakuba yaba menshi bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyega, bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyega, ahubwo uhora uhamya iteka ryose ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu niko Uwiteka agose abantu be. Imana ishimwe cyane, Imana igose abantu babwiringira. Atakayarazonema bitesiko de sansoma ridefaya sidro mini ende sikodra. Abantu biringiye Imana. Ndi umugabo guhamya ko umuntu wiringira Imana ntabwo azigira mwara. Ndi umugabo guhamya ko umuntu wiringira Imana nawe yahura n'ibibazo byinshi, nawe yasuzugurwa, nawe yaba ari umukene, ntabwo azigera amwara. Erega mpana imigambi yawe ku mwana w'umuntu, ibihe byose ihora ari myiza. Erega mpana imigambi yawe ku mwana w'umuntu, ibihe byose ihora ari myiza. Kuko uyu muntu mbega wiringiye Imana, imigambi ye ihora ari myiza, kuko aba yiringiye Imana. Narinzanywe no kugira ngo wiringire Imana. Nubwo ubona uruhijwe, nubwo ubona ibibazo ari byinshi, nubwo ubona nta munezero, nubwo ubona ibibazo byagumye kukugwaniraho, ariko ndagira nkubwire ngo nshuti muvandimwe, igitumye mpagaragara imbere yawe no kugira nkubwire ngo urasabwe kwiringira Imana. Mu byago no makuba wiringira Imana, mu bikugoye wiringira Imana, mu buzima buruhije wiringira Imana, mu biruhije umutima wawe wiringira Imana, mu burwayi ufite umana igihe kirekire wiringira Imana, kuko Imana izakurinda, kuko Imana izabana nawe, kuko Imana ntabwo izaguta, kuko Imana iri mu ruhande rwawe. Ntabwo uzigera umwara nkuko abisi babyifuza, ntabwo uzigera umwara nkuko Satani abyifuza, ntabwo uzigera umwara nkuko abayobozi babishaka, ntabwo uzigera umwara nkuko ikuzimu babishaka, ntabwo uzigera umwara nkuko babigambiriye, ntabwo bizasohora nkuko babigambiriye. Ntabwo Imana izabyemera, ntabwo Imana izabyemera kabakwanga bagushyikira, ntabwo Imana izabyemera kabarozi bagushyikira, ntabwo Imana izabyemera ikuzimu bazavugiriza impundu kunesha, kuko wiringiye Imana. Erega abantu biringiye Uwiteka Imana nubwo baca mu gikombe cyitwa Baka ngo bazahindura ahantu h'amasoko. Izina ry'Uwiteka Imana nirishimwe cyane. Dawidi ni umugabo mwiza aravuga ngo abantu biringiye Uwiteka Imana bameze nk'umusozi. Mbega ibinyeganyeza abandi we ntabwo bimunyeganyeza, ibigusha abandi ntabwo umuntu bimugusha, ibiciye intege abandi we ntabwo zibica intege, kuko yiringiye Imana. Ngo ukangure kwiringira Imana mu buzima bwose uhagazemo. Imana izakuzigama, Imana izakurinda. Nshuti muvandimwe, ese uhawe ikaze tugiye gusengana Imana. Mbese umutima wawe ntiwarasubiye inyuma? Mbese ntiwabumva utagifite ibyiringiro? Reka dusengane Imana. Ubwire Imana ngo ushoboza kukwiringira bitewe n'ibibazo ufite wasubiye inyuma, bitewe n'intambara ufite umutima warababaye, bitewe n'ibibazo wagiye uca mu bitandukanye umutima wasubiye inyuma, ariko uhawe ikaze kugira dusenge. Turagushimiye Kristo, habwa icyubahiro. Iri jambo ryawe rigira umumaro ku muntu wese uryumva. Ukiza abarwayi, ukiza abashonje, ukiza wese epfo na ruguru. Ijambo ryawe ribazura, ijambo ryawe ribakize, ijambo ryawe ni ibyo kurya, ijambo ryawe ni ubuzima, ijambo ryawe rikiza indwara, ijambo ryawe rirabohora. Umuntu wese wumva rino jambo rimugira umumaro kandi rimwubake. Urakoze kuri Imana ibyumvise, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen. Imana ibahe umugisha. Tuzasubira. Mwari kumwe na Rukundo Emmanuel. Bye bye.